akomoka hehe, yize bise mu duhe background yanyu muri rusange. Nitwa Colonel Jean Ruhunga Kibizi. Mfite imyaka 55, umusirikare, ndi colonel. Nize amategeko i Butare niho narangirije. Niga governance and leadership, mfite masters muri governance and leadership nigiye muri Ghana, na masters muri international studies nakuye muri University ya Nairobi. Ibindi ni ibigendanye n'igisirikare, amahugurwa yose agendanye n'igisirikare ngira ngo marayakoze kugera kuri grade ngezeho. Murakoze kuduha muri rusange murubatse ibyo aribyo byose. Ndubatse, mfite abana 2, mfite umukobwa n'umuhungu. Myaka 18, 17, undi afite 16. Fande Ribu igiye kumara hafi umwaka urenga, mukurikije bakibanoma bakababwira yuko mubaye SG wa Ribu, mwabyakiriye mute, cyane cyane yuko ari n'urwego rushyashya rutangiye vuba mu Rwanda? Ngewe kubera ko ndi umusirikare, iteka uba witeze ko akazi baguha kose ugomba gukora. Gukora urwego nkuru rushya baruguhaye, ikintu cya mbere wumva nuko hari icyizere bakugiriye, ariko kumva ko ubonye n'inshingano zikomeye kandi ugomba gukora kugira ngo icyizere baguhaye kidapfusa. Kugira ngo nuko byangendekeye. Ribu rero iraje iratangiye akazi, nimugerageze mubwire nk'umusomyi w'umuseke cyangwa se undi munyarwanda, mwongere mumwibutse inshingano za Ribu aho zitandukanye n'iza polisi. Hari bamwe muri iki gihe bagisa naho babyitiranya, bakumva ngo umuntu yafashwe na Ribu bagahita bumva ngo yafashwe na polisi. Mubahe ishusho rusange y'imikorere ya Ribu. Urumva ibyo ni ibintu bisanzwe. Urumva polisi yakoze izi inshingano Ribu irimo gukora uyu munsi igihe kinini, kandi mu bihugu byinshi inshingano Ribu irimo gukora uyu munsi ziracyakorwa na polisi. Niyo mpamvu abantu kubitandukanya bigoye, kandi turanakorana cyane, tunakorana no mu nyubako zimwe. Ibyo nibyo bituma abantu batabyumva vuba, ariko umwaka tumaze urengaho gato urabona ko abantu bamaze kubyumva, bamaze kubisobanukirwa, n'uburyo igihugu kigenda kishyiraho inzego mu rwego rwo kunoza imikorere. Ngira ngo abanyarwanda bamaze kubimenyera, kuko na polisi yagiye mu 2000. Mbere yaho murabizi ko izi nshingano z'ubugenzacyaha zari mu nzego zitandukanye. Zimwe zari muri gendarmerie, izindi ziri muri police judiciaire yari muri Minijust, izindi ziri muri police communale yari muri Minentere. Muri 2000 inzego zirahuzwa zikora icyo bita polisi. Muri polisi hakaba hari urwego rwari rushinzwe kugenza ibyaha ari rwo CID. Ariko uko inzego zigenda ziyubaka, uko igihugu kigenda cyubaka ubushobozi, ngira ubuyobozi bw'igihugu bwasanze polisi ifite inshingano nyinshi kandi zose zikomeye. Hafatwa icyemezo ko urwego rw'ubugenzacyaha rwigenga rukajya ukwarwo, polisi igakomeza inshingano zayo zindi zikomeye zo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu, zo kujya ku rwego mpuzamahanga kuzana amahoro, n'izindi nshingano zikomeye za public order n'icyo nakwita umutekano rusange w'abaturage n'ibyabo. Ribu rero inshingano zayo zibanze ni 3 zikomeye, ari ukugenza. Icya mbere ni ukukumira ibyaha, icya kabiri ni ugutahura abanyabyaha, icya gatatu ni ukugenza ibyaha. Ibyo bibiri bya mbere ari ugutahura no gukumira ibyaha tubihuriyeho n'inzego nyinshi, ariko cyane cyane na polisi,
ko polisi aho ijya gutanga umutekano, aho irinda imipaka, ihura n'ibyaha. Iyo ihuye n'ibyaha rero baratahura, bagafata abagizi ba nabi bakabashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha, kuko icyo twihariye ni ukugenza ibyaha, ariko gukumira no gutahura tubihuriyeho n'izindi nzego nyinshi, ari inzego z'umutekano muri rusange, ari inzego z'ibanze. Twese gukumira ni inshingano zacu, no gutahura nazo ni inshingano duhuriyeho n'izo nzego nyinshi. Ariko kugenza ibyaha, uretse ibyaha byo mu muhanda biri mu nshingano za polisi, ibyaha bya ruswa tubihuriyeho n'urwego rw'umuvunyi, n'ibyaha byo ku mupaka tubihuriyeho n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Yes, turabifatanya, turabikora, bafite ubwo bubasha nabo bw'ubugenzacyaha muri ibyo byaha. Ngira ngo rero aho niho hari itandukanyirizo, ni uko polisi ifite ububasha n'inshingano zo gufata umunyabyaha iyo bari mu nshingano zabo zo kurinda umutekano, bakamushyikiriza urwego rwa RIB igakora dosiye ikajya mu butabera. Ku kijyanye no kugenza ibyaha, hari igihe mujya mutubwira muti wenda nk'ubuvugizi bwa RIB ku rwego rw'igihugu ukatubwira bati hari icyaha runaka cy'umuntu yishwe muri rusange, sinavuga ngo muri cyangwa n'uriya, iki cyaha tugiye gutangira tugicukumbure tumenye ngo uyu muntu yazize iki, yishwe nande, mbese bakakigenza, ariko ntitumenye icyavuyemo. Biba byagenze gute? Wenda mwatubwira. Uko niko amategeko ateye, amategeko ageneye n'uburyo ibyaha bigenzwa. Urwego rw'ubugenzacyaha rukora iperereza mu ibanga, rwarangiza iperereza ryarwo rugashyikiriza dosiye ubushinjacyaha. Icyo gihe biba bikiri mu ibanga. Ubushinjacyaha nabwo bukareba niba dosiye ikozwe neza, niba igeze igihe cyo yuzuye kugira ngo ujye mu rukiko. Iyo igeze mu rukiko, ubwo nibwo dosiye itangira kujya hanze, ku buryo buri muntu wese, ari uregwa, ari umwunganira, ari n'undi wese ubishaka, ajya mu rukiko agakurikirana urubanza. Ariko iyo bikiri ku rwego rw'ubugenzacyaha bikorwa mu ibanga. Niyo mpamvu rero tutajya kuri radiyo ngo tuvuge ngo tugeze aha, twakoze ibi, uyu twamusanganye ibi. Icya mbere abakiri umwere, abakekwa. Ariko icya kabiri bikorwa mu ibanga kugira ngo bitabangamira no kugenza ibyaha n'iperereza tuba turimo. Murakoze. RIB rero mwarimu tubwiye ko imaze umwaka urengaho iminsi cyangwa se amezi makeya. Ni iki mwishimira imaze kugeraho muri iki gihe? Muhite munaboneraho kutubwira icyo mwumva cyanozwa kugira ngo ifatanyije n'izindi nzego kugenza ibyaha bikorwe neza kurushaho. Urabona, iyo urwego ari rushya, urwego rukijyaho, ikintu cya mbere kiba cyihutirwa ni ukurwubaka mu rwego rw'amategeko, kurwubaka mu rwego rw'abakozi, kurwubaka mu rwego rw'ibikoresho. Niyo yari intego ya mbere twihutiraga, niyo yari priority, kubanza kubaka urwego rukaba urwego. Hajyaho itegeko rirushyiraho, ariko ibikurikira ni ukubaka structure, ni ukurushakira budget, ni ukurushakira abakozi bashoboye, ibyo nibyo byibanze, kandi tukabikora tunagenza ibyaha. Ariko kugira ngo ugire n'imbaraga zo kugenza ibyaha neza kinyamwuga, ni uko urwo rwego ruba rwubatse nyine. Ikintu rero twibanzeho cyane muri uyu mwaka turangije ni ukubaka amategeko aduha ububasha, amategeko atuma dukora kinyamwuga, harimo stati y'abakozi ba RIB, kuko ni stati yihariye. Itegeko rishyiraho RIB rivuga ko hazaho stati yihariye igenga abakozi ba RIB kubera bigendanye n'inshingano zayo. Hashize iminsi 3 iyo stati itangajwe muri igazeti ya leta. Urumva rero kugira ngo stati ijyeho bica mu bintu byinshi, bigaca muri mifotra, bigaca muri law reform, bigaca
mu nzego zose kugira ngo zisuzume ko amategeko yubahirijwe. Iyo ngiyo yarabonetse. Ntabwo urwego rushya rushobora gukora rudafite umurongo cyangwa strategic plan igenamigambi y'igihe kirekire. Iyo nayo byatwaye igihe kugira ngo tuyigereho, kuko ugomba kubanza ukareba abo mukorana, ukabaza uko batekereza, ukabaza abayobozi icyo bateze ku rwego. Ibi byose ni ibintu bisaba imbaraga kandi n'ubumenyi. Iyo statut yarakozwe, ijyana mu bakorana, abo dukorana bose, abo dufatanyije imirimo, abayobozi bacu, inzego dukorana, iza kugera aho yemezwa na High Council ya RIB. Ubu nayo irahari kandi urumva igomba kugendana n'intumbero nyine y'igihugu. Urumva rero iyo mutayifite muba muhuzagurika, ariko turayifite, tuzi aho dushaka kujya, tuzi inzira tuzakoresha ngo tuhagere, tuzi ibikoresho cyangwa ubumenyi dukeneye kugira ngo tuhagere. Ibyo rero bituma abantu bakorera mu murongo nta guhuzagurika. Iyo ngiyo irahari. Dukeneye urwego rushya, rukeneye icyo wakwita amabwiriza cyangwa amategeko agenga imikorere. Wenda mu Cyongereza twayita internal rules and regulations. Izo internal rules and regulations nizo zituma umukozi amenya aho atashobora kurenga. Niho amenya discipline ye, niho amenya ibyo yemerewe, niho amenya ibyo atemerewe. Iyo nayo yamaze gushoboka, yaramaze gukorwa kandi abakozi bose barayifite. Indi wenda ikindi gikoresho cyangwa legal instrument dufite ni communication strategy. Urwego rwa RIB ni urwego rukorera abaturage, ni urwego rushya ruba rukeneye n'uburyo rugera ku baturage, bakamenya serivisi rutanga, bakamenya icyo bateze ku baturage, ariko no kubwira abaturage uburyo bashobora kwirinda icyaha, uburyo bashobora gutanga amakuru kugira ngo icyaha gikumirwe. Iyo communication strategy nayo yararangiye, ubu nayo twatangiye kwishyira mu bikorwa. Ibyo ni ibintu byari ngombwa cyane kugira ngo urwego rwumve ko rwabaye urwego kandi rufite umurongo usobanutse rukoreramo. Ibyo byarashobotse. Ubwo aho ni ku rwego rw'amategeko atuma institution ishinga imizi. Ariko hari n'urwego rw'ibikoresho. Urwego rushya nubwo CID iva muri police, ibyo yakoreshaga byose yarabizanye muri RIB. Ariko nk'uko ubizi ntabwo RIB igizwe na criminal investigations gusa, hari crime intelligence na counter terrorism, nayo ni director general kwayo, hari director general ya administration and finance, hari Interpol, hari cyber crime department. Ibyo byose bikeneye ibikoresho kugira ngo dushobore gukora. Kandi niba leta yarafashe icyemezo cyo gushyiraho urwego, ni ukugira ngo rugire ubushobozi bwo kugira ngo burusheho gukora inshingano kinyamwuga. Urumva rero abakeneye ibikoresho. Muri uyu mwaka ikintu cyihutirwaga, twari dukeneye ikintu gituma, kubera ko turi bake ugereranyije n'inshingano, ariko kugira ngo tugere ku baturage kure bishoboka, twari dukeneye uburyo bwo kugenda cyangwa se transport, imodoka, moto. Twashoboye kubona moto 140 ziyongera ku zindi zari zisanzwe, tugura n'imodoka 28 nazo ziyongera ku zari zisanzwe, ku buryo muri uyu mwaka twashoboye dutangira twari dufite imodoka ku rwego rw'intara. Ariko uyu munsi buri karere bafite nibura imodoka, buri station RIB iriho ifite nibura moto, ku buryo iyo hakeneye gukora akazi
bashobora kugenda bakagera kuri tere mu buryo bworoshye. Twashoboye kubona amamashini, laptops n'izindi computers zigeze kuri 600. Ni ukuvuga ko ubu ngubu buri mugenzacyaha nk'uko mubizi dukorera muri system. Umugenzacyaha ashobora gukora dosiye akashyira muri system ikagera mu bushinjacyaha gutyo. Ibyo rero ni ikintu gikomeye. Ikindi ni uko hano kuri headquarter niba hageze dutangira, ubu hari twagiye dusana kugira ngo tuhuze inyubako n'inshingano. Urebye Interpol hari ukuntu yasamwe, ushobora kujya muri cyber unit tukareba ukuntu yisamwe, hari ibyumba byo kubarizwamo twagiye dusana tubishyiramo ibyangombwa kugira ngo byuzuze ibikenewe. Twabonye mufite na ascenseur ifasha abafite ubumuga kugera cyane icyo ngicyo, kuko natwe tugera aha wasanga umuntu ufite ubumuga adashobora kugera ku muyobozi, akaguma hasi cyangwa umuyobozi akaba ari umuntu bakamusanga hari, ahubwo nabyo byari byujuje ibisabwa mu nyubako za leta. Twashoboye no gusana aho abastaff bafungurira saa sita kugira ngo batava ku kazi, barafungura bakomeza akazi kuko abatugana bo nta masaha bafite. Ibyo rero ni ngombwa cyane kugira ngo abantu ikindi, ubu hari ahantu mu Kiyovu House Rwanda Forensic Lab, sinzi niba bazi, ubu naho baradusaniye, Rwanda Housing yaradusaniye, niho Direction Generale igiye kujya kugira ngo tubone ahantu hahagije ho gukorera mu gihe tutarabona hacu hihariye tuzadukorera hagendanye n'inshingano dufite. Hari byinshi mu bikoresho. Noneho wajya no mu bantu, mu bakozi tumaze kwinjiza abakozi bashya 126 mu mwaka umwe babonye amahugurwa y'ibanze yo kugenza ibyaha. Tumaze guhugura abari basanzwe hafi 600 mu mwaka umwe mu mahugurwa atandukanye, yaba mu gihugu yaba hanze, ku buryo twumva ko mu mwaka umwe ari ikintu gishimishije guhugura abakozi bangana gutyo. Ibindi ni amanama twakira hano aza mu bihugu bitandukanye dukorana n'ubu n'umwakurikiye. Hari Interpol, yaba abo muri Afurika y'Uburasirazuba n'ubwo hagati bahuye kugira ngo abashinzwe amategeko kugira ngo barusheho kunoza imikoranire. Hari amanama menshi murayakurikira abera aha ngaha, hari aya tujyamo hanze, ku buryo twumva tumaze kwinjira mu kazi neza. Ibyo ni byo mugezeho muri uyu mwaka. Viziyo yari mu myaka 5 cyangwa 3 iri imbere, murabona ari iyihe mukurikije? Viziyo nk'uko nakubwiye, dufite strategic plan tuzakurikiza, dufite na action plan y'umwaka. Ariko icyo nakubwira cyo nuko nyuma yo kubaka iby'ibanze nakubwiye, cyane amategeko atuma tuba ikigo gishya, amahugurwa azakomeza n'ibikoresho bizakomeza. Ariko ubu tugiye gushyira imbaraga nyinshi mu bushakashatsi. Ntabwo dushobora gukora akazi ko kugenza ibyaha gusa tutakora ubushakashatsi butuma tumenya igitera ibyaha, niba hari ibizamuka, uburyo twabirwanya, kuko ntabwo ushobora kurwanya ikintu utazi ikigitera. Ntabwo wavuga gusa ngo iki cyarazamutse, iki cyaramanutse, ugomba kumenya icyazamuwe n'iki. Ubu niyo imbaraga zose tugiye kuzishyira, ubwo twarangije icyo gice cyo gushaka cyo kubanza kwiyubaka. Uburyo bumwe ni ugutangira kuvugura abagenzacyaha. Iyo ubaza umuntu wahohotewe cyangwa ubaza umuntu ukekwaho icyaha cyangwa ubaza abatangabuhamya, ugomba kubabaza amakuru atuma umenya icyaha cyakorewe
cyakozwe gute, cyakorewe hehe, ese uwagikoze yabitewe n'iki, ese bwari ubusinzi, bwari uburakari, nuko yari asanzwe ari umugizi wa nabi wari ufunguwe muri gereza. Ibyo byose turashaka kugira ikintu cya nakwita wenda database ituma tumenya ngo muri aka karere ibyaha byiganje n'ibi, ikibitera ni iki, aho ujya gusanga tuvuge wenda mu cyaha cyo gufata ku ngufu giterwa n'ibiyobyabwenge. Ugomba kuba ufite amakuru akwereka ko imibare minini y'ababikoze ari uko bafashe ibiyobyabwenge, cyangwa ngo ibyaha byo mu mago bituruka ku buharike, ariko ugomba kuba ufite ayo makuru ushingiraho. Ubu niho imbaraga zigiye kujya, ariko dushaka n'uburyo bugezweho bwo kugenza ibyaha, gushaka sisiteme zituma niba umugenzacyaha akoze dosiye cyangwa akurikiranye umuntu, nanjye ahangaha nshatse kumenya ayo makuru nayamenya, uburyo yakiriye umuntu nshatse kubimenya ndi mu ofisi yanjye nayamenya, n'uburyo abaturage serivisi zishobora zizagenda zikabegera hakoreshejwe ikoranabuhanga, ku buryo uyu munsi umuntu ava mu ntara akaza nko gushaka polisi clearance. Ibi byose ni ibintu turimo gushyiramo imbaraga, ku buryo uyu mwaka imbaraga zose dushyira kuri ubwo bushakashatsi, ariko no kwegereza abaturage serivisi. Murakoze. Tukiri kuri tugaruke noneho ku bakozi ba RIB muri rusange. Ubwo duheruka mwari mwadutumiye mu mwiherero wabereye i Nyamata mu gihe gitoya gishize, hari ikintu mwakomojeho muvuga ko bamwe mu bagenzacyaha bakeya ariko barahari bajya bafatirwa nabo mu byaha, bamwe bafata ruswa, abandi mutubwire ikibazo giteye gite muri rusange, abantu nk'abo ngabo bafashwe mubahana mute, ibihano biteganyijwe n'ibi? Urumva nakubwiye ko twasabye ko itegeko rishyiraho ryemera ko hajyaho na statut yihariye, ahanini kugira ngo tugire amabwiriza atuma abakozi bakoresha inshingano zabo mu buryo bwa kinyamwuga. Umukozi wa RIB itegeko rimuha imbaraga nyinshi kugira ngo ashobore kugenza ibyaha. Muri izo mbaraga ni uko umukozi ashobora gufunga umuntu iminsi twemerewe, cyangwa ashobora kumufungura by'agateganyo. Ibyo byose rero bisaba umuntu w'inyangamugayo, umuntu ufite discipline, umunyabushishozi. Kandi umuntu ni umuntu, ntabwo waba ufite abagenzacyaha 1000 ngo uvuge ngo bose ni abamarayika. Haba harimo abafite ingeso ya ruswa, haba harimo abafite ingeso yo kutita ku nshingano zabo. Ni muri urwo rwego n'abo ngabo bagenda bafatwa bagahana. Twebwe ntabwo dushobora kwizeza abanyarwanda ko abakozi ba RIB bose bazaba batagatifu. Icyo twakwizeza abanyarwanda ni uko tutazihanganira umuntu urya ruswa, umuntu utanga serivisi ashingiye ku kimenyane cyangwa ku ndonke. Abo ngabo birazwi muri RIB ko abikoze azi ko ingaruka zibikomere. Iyo rero habaye ikirego cy'uko hari umuntu wasabye ruswa, dufite department hano ya inspectorate iragenda ikumva umuturage watanze amakuru, igakora iperereza, twasanga hari ibimenyetso bifatika, uwo muntu ajya muri discipline committee. Byaba bifatika byo byamutwara mu rukiko, tukamukora dosiye. Nta yindi feva tumukoreye, dukora dosiye akajya mu rukiko, n'iyo urukiko rwamurekura. Iyo twebwe investigation yacu yatugaragarije ko nubwo nta bimenyetso ariko hari impamvu nyinshi zerekana ko uko yitwaye agomba kuba yariye ruswa, tugiye tumuca muri discipline committee, igihano gishobora no kugera kuri ko.
urwo ni urugero kuri ruswa ariko hari n'ubusinzi. Ntabwo waba uri umugenzacyaha ngo ugaragare mu kabari wasinze abantu baguteruye rero uzongere wicare hariya utangire kwakira abaturage bakuzaniye ibibazo bifitanye isano n'ubusinzi. niyo byafitanye isano baba bagukoreye icyizere. Ibyo rero nabyo ni ibintu tutihanganira. Mbega ikintu kigenera na disipurine nicyo kintu cya mbere tutihanganira, kuko ntabwo umuturage aba akujyaho ababaye, agomba kuba amufitiye n'uburi icyizere. Niyo mpamvu rero tutihanganira umuntu wese ushobora gukora ibintu cyangwa kwitwara ukuntu bituma umuturage amutera icyizere. Iyo rero bibaye sitati yacu duha ububasha bwo kumufatira ibyemezo birimo no kuba twamusezerera. Hari kesi imwe yigeze kuba Nyabihu yo abagenzacyaha bagenzaga icyaha cy'umuntu washakaga gutanga ruswa kugira ngo abe yahabwa akazi mu kigo cy'undi, baza no kumufatira mu cyuho amafragrade baramufata, ariko nyuma biza urukiko ruramurekura kandi RIB yaragaragaje yuko koko uwo muntu yamwifatiye bishingiye ku buryo yari yagenjeje icyo kintu. Ikintu cy'uko hari igihe ubutabera bushobora kurekura umuntu ubwo bukemeza yuko nta cyaha kimuhama cyangwa se nta bimenyetso bikomeye byatuma aburanishwa, kandi mwebwe nk'urwego rugenza ibyaha mufite ibimenyetso, ukivuga iki? Urumva niko ubutabera buteye. Niba hariho ubugenzacyaha, hakabamo ubushinjacyaha, hakabaho urukiko, ni icyo ngicyo bivuze. Ni ukuvuga ngo urwego rw'ubugenzacyaha rushobora kubona ibintu, rushobora kubona n'ibimenyetso, ariko ntabwo rushobora guca urubanza. Niyo mpamvu habamo urukiko rugasuzuma. Urukiko rushobora kubona ibimenyetso twabonaga ko bifatika, bishobora kugera imbere y'umucamanza bakabona ko bidafatika. Ariko nanone simvuze ko nk'uko abagenzacyaha atari abamarayika, no mu nkiko ntabwo bose ari abamarayika. Icyiza ni uko niyo umucamanza umwe abonye ko ibyo bimenyetso bidafatika, ubushinjacyaha buba bufite ububasha bwo kujuririra. Ikindi ni uko nabo bafite inspection, kuko n'abacamanza nabo hari abatitwara neza, kandi iyo habonetse ibimenyetso nabo barakurikiranwa n'abandi. Barakurikirana n'abandi, ngira ngo mukurikirana amakuru, hari n'abavoka tujya dufata muri ruswa, hari abashinjacyaha n'abacamanza. Iyo ibimenyetso bibonetse nabo barakurikirana, ariko izo ni cases ziri isolated. Ubundi iyo umucamanza tuvuze tuti umuntu turasaba ko turabona tugire kumufunga akaburana afunze, ubushinjacyaha bukagenda bukabisaba urukiko, umucamanza hari igihe wavuga atoya ngiye ndabona uyu muntu nta mpamvu yo kumukurikirana afunze, bukamurekura. Iyo umurekuye rero hanze, abaturage babona ko umuntu yabaye umwere. Biracyari mbega abantu mu myumvire yabo bumva ko iyo umuntu adafunze aba yabaye umwere, ariko kenshi hari igihe babikora ariko urubanza rutarajya mu mizi aburana, ntabwo aba yabaye umwere. Ahubwo urukiko rwari rwavuze ati ntabwo tubona impamvu y'uko akomeza akurikiranwe afunze. Yasubira mu giturage rero, abaturage bakavuza induru bati wa muntu yakoze ibi afatirwa mu cyuho none yarekwa. Ibyo nabyo bijyaho, ariko nk'uko mubwira mu nzego ntabwo abantu bose barabere. Icyangombwa ni uko ntawihanganira mu Rwanda kugeza uyu munsi, nta muntu n'umwe ushobora gukora ikintu ngo abantu bose bakireberera bavuga ati ubwo ari kanaka ntacyo twabikoraho. Buri muntu wese amategeko aramureba, ntawe uri hejuru y'amategeko. Nicyo nibura umuntu ashobora kwishimira ko muri iki gihugu, niyo yarekurwa n'uko ibimenyetso biba bitabonetse cyangwa amakuru aba atatanzwe, ariko iyo amakuru ahari nta muntu n'umwe ushobora gucika ubutabera. Hari ibyaha bisa naho ubwo nyine ngarutse kuri wa mwiherero wabereye i Nyamata, hari bimwe mu ijambo mwabwiye Minisitiri w'Ubutabera bibagora kugenza, cyane cyane ibijyanye wenda na ruswa, ibijyanye no guhohotera abana.
ibyo byaha nimwongere mubwira abakunzi b'umuseke ibihe bibagora mu buhe buryo ku buryo aba wenda izindi expertise yisumbuyeho? nta nubwo ari ukuvuga ngo ni twebwe gusa, ni ku isi yose hari ibyaha, kuko icyaha nko gukubita no gukomeretsa cyangwa ubwicanyi kubigenza ntabwo biba bigoye, kuko uwakorewe icyaha wenyine aza agufasha no gutanga amakuru unabibona bifatika. Ruswa agoranira ni uko ari uyirya ari uyitanga bose baba bafite inyungu, ku buryo victime ni leta ni sosiyete, ariko aho naho ari uyitanga ari uyakira buri umwe aba akemuye ikibazo cye, ariko atarebye kure, kuko nyuma ingaruka zikubita buri muntu wese. Urabizi ibihugu byamuzwe na ruswa neza. Icyo gihe aho bigorera kubigenza ni uko kugira ngo uzabimenye bisaba ko uba ufite ubundi buryo burenze kugira ngo wowe winjiremo umenye ngo kanaka ruswa. Ariko inzitizi imwe yavuyeho, itegeko ryayivanyeho. Twari dufite inzitizi ko ari ureze, ari uwatanze, ari uwakiriye, bose barahanwa kimwe. Ni ukuvuga ko niba ngiye gutanga amakuru ko natanze ruswa nanjye ndafunga. Umuntu akibaza ati kuki ngomba kujya gutanga amakuru kandi nanjye bingireho ingaruka? Nta muntu wigemura muri gereza. Ariko ubu ngubu amategeko nateye, umuntu utanze amakuru ya ruswa atarakurikirana ntabwo akurikirana. Iyo bataratangira kumukurikirana avuga ati ngewe uriya nsabye ruswa kandi naramuhaye kubera ibintu. Ibyo rero byatumye umubare w'abaduha amakuru wiyongera, n'ibyaha turwanya nabyo birushaho kwiyongera kubera kubona amakuru. So icyo nicyo nashaka kuvuga, ko tugira ikibazo cyo kumenya amakuru. Ku cyaha cyo gufata ku ngufu, rape cyangwa na defilement, nabyo ni nk'ibyo. Hari umuntu ufatwa ku ngufu akabatsinda, ninjya kubivuga abantu barabimenya, cyangwa cyane cyane kiriya cyo gufata abana batoya. Urabizi ko umwana utaragize imyaka 18 niyo yaba abyemeye aba ari icyaha. Ariko kubera imyumvire imwe n'imwe, hari igihe abikora yarangiza ababyeyi bakamubwira turamenye, uramenye utajya utishyira hanze. Ariko hari n'abandi bashyingira abana bakiri bato, nubwo itegeko rivuga gutyo, ariko imyumvire yo iracyari inyuma. Umwana ufite imyaka 17 ugasanga ababyeyi baravuga ati warakuze, bati ugiye kuva mu kwishyira nk'uko bivuga mu Kinyarwanda. Noneho ugasanga aragiye anarongowe, anabyaye, ariko wenda yajya nko kubyara abantu kwa muganga bakavuga ati ufite imyaka 16 cyangwa 17. Twabimenya byanze ku muntu mugenzi cyangwa ko kiba cyakozwe. Urumva ko kugira ngo ubimenye nuko uba hari abari ikintu byaturutseho, ntabwo ari umuntu uza ngo avuge ngo nahohotewe, kandi kenshi hari igihe nawe yabishakaga. Ariko uko hagenda ubukangurambaga, uko ibigo za ugenda monitoring office za muri Mijeprof, ibigo byose birwana no kugira ngo ihohoterwa rihagarare, na local government uko bagenda bigisha abantu. Urabona ko abantu bagenda babyanga, uko babyanga niko bagenda batanga iyo bibaye. So urebye ni icyo nashaka kuvuga. Ntabwo ibyaha byose byorohera umugenzacyaha kimwe. Mugasaba iki se sosiyete nyarwanda kwa bafashe byibura kujya mugera ku makuru mukeneye? Ibyo ngibyo ni ibintu tuzahozaho, kuko nk'ibyo bya ruswa ni umuco. Usanga abantu bagira umuco wo kuyanga. Iyo umuntu ataragira umuco aravuga ati se ubundi ko ari leta, ariko ntiyumve leta, iyo leta ikimumariye n'ingaruka z'uko ruswa n'imunga igihugu ko zizamugeraho. Ibyo rero ni ibintu byo guhozaho, kandi icyiza ni uko mu Rwanda
aho bitandukaniye n'ibihugu ruswa imaze kumunga ni uko n'ubikora aba afite ubwoba kurusha ubigenza. Abazi ko afashwe agira ibibazo, ariko iyo ugiye mu bihugu bimaze kumungwa na ruswa usanga umuntu ushinzwe kurwanya ruswa, fata nk'umukozi wa RIB cyangwa ombudsman, usanga arinzwe kurusha n'umugabo w'ingabo, kubera ko abazi ko bamubonye bamwica. Ariko hano umunyacyaha niwe uba ukeneye kwirinda. Icyo kikwereka rero uburyo sosiyete yanga icyaha. Kandi urabizi hano mu Rwanda hari ibyaha bimwe tumaze kugabanya kugera kuri zero kubera leadership, kubera uburyo sosiyete yacu yabuze ngoya, ntabwo bishobora kwemerwa. Nk'iyo urebye nk'icyaha cyo kwibisha imbunda, ugiye mu gihugu icyo ari cyo cyose washaka uzasanga statistique wenda niyo zitari hejuru cyane ariko ziba zihari. Hano mu Rwanda kiriya cyaha cyagiye kuri zero. Iyo ufashe icyaha cya kidnapping, turabye gushimisha bagasaba, biriya igihugu cyose wajyamo birahari, hano mu Rwanda kiri kuri zero. Iyo ufashe icyaha cyo guhohotera inzego zishinzwe ubugenzi byaha, tumaze umwaka nta mukozi wari uranoshwa n'urwara, kandi twirirwa dufunga abagizi ba nabi. Iyo ugiye mu bindi bihugu ntaho tugenda mu manama na bagenzi bacu baba bakubaza batari kuri statistique zanyu z'abantu bapfa bishwe n'abagizi ba nabi zingana iki, wababwira zero ntabyemera, akabati ibintu byanyu muba mubihisha muba mubeshya, ariko niko bimeze. Iyo kiba kikwereka commitment y'igihugu ya leadership mu kwanga icyaha no kukirwanya, ku buryo ibyo turwana byo ni ibingibi nyine, ariko ibiri violent bituma umutekano w'igihugu uhungabana, bituma igihugu gihinduka akajagari, ibyo ngibyo byaracitse kandi murabizi. Uretse ko uko umuntu ateye, iyo ikintu kitakiri ikibazo ntanagitekerezaho, ariko ubitekereje wasanga hari ibyaha byazimye kandi ntabwo byizimije. Ni ukubera imbaraga z'ubuyobozi bw'igihugu bushyiramo, ni ukubera abantu kwanga abanyarwanda banze ibi byaha. N'umunyamahanga utekereje kuza mu Rwanda kwiba, nabizi imipaka birafunguye, niyo politiki y'u Rwanda, abantu barinjira bagasohoka, ariko n'utekereje kwiba baramubwira ati ibyo wakinisha byose, genda wibe ATM cyangwa ubeshye, ariko urazana ikintu giturika mu Rwanda umenye ko bitari kugendekera neza. Na ruswa nubwo ikiri aho ngaho igira, ariko buri muntu ayikora ku giti cye kandi azi ko ayihuye na bimenyekanye yagira ibibazo. Ni nayo icyo turwana cyo ngo nabo ngabo bagabanyuke, ariko ntabwo ubundi ruswa iyo yamunze igihugu iba ari system. Nkaba nicara ngaha nkabwira umwana ujye hariya uranzanira aya, ibyo murabizi ko hari ibihugu bimeze gutyo. Ariko hano mu Rwanda kugira ngo abantu babiri cyangwa batatu bicare batupange kurya ruswa, baba bazi ko umwe byanze bikunze ari bubyange akajya kubivuga bikagira ingaruka. So ni icyo nakubwira, ibyaha ntabwo byose bigenzwa kimwe, ntabwo byose byoroha kugenza kimwe. Ubu turimo kujya mu isi noneho igendeye ku ikoranabuhanga, n'ibyaha niho bigana. Muhite munakomozaho nyine muri kuri iyo ango y'ibyaha bikoresha ikoranabuhanga. Hari ama YouTube channels agenda avuka buri munsi, rimwe na rimwe akavuga ibintu by'urukozasoni, andi akaza asebanya. Kiriya cyo si icyaha se? Niba ari cyo kigenzwa gite? Murabona kiri kwiyemera? Hari ibyaha dufite bigenga bikorerwa kuri za mudasobwa. Amategeko yacu yamaze gusohoka abigenza, nuvuga ko nubwo waba ukoreye kuri mudasobwa icyaha, uyu munsi gishobora guhanwa gishingiye nyine ku itegeko ririho. Ariko wenda icyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni uko ubu ngubu
buri cyaha hafi byose iyo bikozwe birakorerwa kuri telefone, birakorerwa kuri interinete, birakoreshwa mudasobwa. Twe icyo dukora ni kubaka ubushobozi, guhugura, gushaka ibikoresho kugira ngo tugendane n'igihe. Ndakubwira ko ibyo byaha byo kurasa bigenda bivaho, ariko hari ibindi bigenda bivuka kandi nabyo bifite ingaruka mbi. Nabyo rero kugira ngo uhangane nabyo ni uko uba muri tekinoloji nawe abagizi ba nabi batagusiga. Nibyo turimo kubaka. Ubu hari cyber center, regional cyber center muri gace no kubakwa Kacyiru, tuzashyiramo ibikoresho bigezweho, ariko n'ubu hariyo dufite hano hasi nayo ifite ibikoresho bituma dushobora gukurikirana ibyaha byakoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko ni ikintu cyo guhozaho kuko uburyo iterambere no kwihuta ni nako n'abagizi ba nabi barimo kujyana naryo nabo bihuta. Utihutanye nabo rero wasigara inyuma ukajya uhora urwana n'ibyaha byamaze gukorwa. Ariko u Rwanda urabizi ko ku kintu cy'iterambere cya IT tugeze kure, n'uburyo turinzwe mu rwego rwa IT turi imbere cyane, ku buryo kugira ngo winjire muri sisiteme zacu ni ibintu bigoye. Ariko abagizi ba nabi bahora bashakisha, natwe duhora dushakisha uburyo duhora turi imbere y'abagizi ba nabi ku buryo n'uwashaka gukora icyaha bitamworohera. Dufite intara enye mu mujyi wa Kigali, mukurikije raporo mubona wenda za buri kwezi, nihe mwavuga ibyaha bikorwa cyane muri uru Rwanda, tutavuze akarere kuko wenda byagorana, tukareba mu rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali? Urebye muri statisitike zacu, uburasirazuba nibwo buza ku isonga, bugakurikirwa n'umujyi wa Kigali, bugakurikiraho ntabwo statistics zifite hano, ariko umujyi ni uburasirazuba nibwo buza ku isonga, hakurikirwa umujyi wa Kigali, hakurikiraho amajyepfo, hakurikiraho uburengerazuba. Igifite ibyaha bikeya ni amajyaruguru. Uburasirazuba, umujyi wa Kigali, amajyepfo, uburengerazuba n'amajyaruguru. Igituma se uburasirazuba buza ku isonga mwasanze ari iki? Urumva harimo n'abaturage, ubunini bw'ahantu, umubare w'abaturage nabyo bigiramo uruhare. Ariko sinavuga nemye kubera ko nta bushakashatsi turabikoraho cyane, ariko ubu ni nk'uko nakubwiraga nibyo tugiye kwibandaho cyane, turebe bushobora kuba uburasirazuba bufite n'ibyaha aribwo buza ku isonga, ariko ugasanga wenda icyaha kimwe nicyo kizamura kurusha ibindi. Iyo urebye n'imipaka, uburasirazuba bifite ushobora gusanga nk'amagendo ituma n'ibindi byose bizamuka, ariko ibyo ngibyo bikeneye ubushakashatsi ku buryo tubimenya nta gushidikanya. Ariko uyu munsi niko bihagaze. Turimo turagenda tugana ku musozo, ariko nimugire mbere y'uko tuva ku bijyanye n'akazi mukora nk'ukuriye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, tukagenda ku buzima busanzwe bwanyu nk'umugabo wubatse n'umunyarwanda muri rusange, ni ubuhe butumwa mwaha abanyabyaha, abantu bafite muri bo
gukora ibyaha ni ubuhe butumwa mwabaha mukurikije n'inshingano mufite mwebwe nk'abagenzacyaha? ubutumwa bw'umunyacyaha ni ukukeka, ni ukureka gukora ibyaha kuko ingaruka ziba ari nyinshi, ari kuri we, ari ku muryango nyarwanda. Ingaruka ni nyinshi mbi. Ntabwo ubona ko nta n'umuntu ari nabona ukemura ibibazo kubera gukora icyaha. ushobora kugirana ikibazo n'umuntu, ushobora kugirana ikibazo n'uwo mwashakanye nk'uko mubibona bijya biba, basanga abashakanye baricanye, ntabwo uba ukemura ikibazo. bo mwabonye bariya twafashije ubundi bagiye gusiga abana batoya badafite kirera. Iyo ubitekerejeho neza ntabwo igisubizo cyaba gukora icyaha. Wenda icyo nababwira ni uko iyo ugiye gukora icyaha ukwiye kubanza ugatekereza ingaruka, ko twebwe ntabwo tuzaryama, tuzakomeza tubashakisha. Wakwibaza rero ko yihishe akaba yakora icyaha, aba yibeshya, kuko nicyo leta yadushyiriyeho, nizo nshingano dufite zo gushakisha abanyabyaha, kandi niwo murongo igihugu gifite, kutihanganira umunyacyaha. Aba numva rero umuntu ashyize ku munzani yareka gukora icyaha kugikora, kuko inyungu nyinshi nizo kutagikora kurusha kugikora. Sinzi ikindi numva narenza. Birumvikana mu buzima busanzwe rero iyo muvuye mu kazi mugeze mwiyerejamo ni iki kibaruhura, ndetse no kuri filime n'igitabo, hari siporo mukora? Ngiye filime nzirirwamo, ntabwo nkeneye kuzireba. ibyo mbona byonyine ni filime kuva mu gitondo kugera ngiye kuruhuka. Ariko akazi k'ubugenzacyaha ni akazi kagoye, kuko ntabwo ushobora kumvikana n'umugizi wa nabi ngo umwe muretse gatoya noneho turuhuke. Aragutungura. Icyo waba urimo gukora cyose ntuzi igihe uri butungurirwe n'umunyacyaha. Ariko nanone uri umuntu, ugomba kuruhuka, ugomba gushyira ku balance ubuzima bwawe kugira ngo nawe ubeho ushobore no gukora akazi. Njyewe rero mu buzima busanzwe ikintu nkora ni gym. Iyo mbonye umwanya njya muri gym akora siporo. Ikindi ni iwanjye, undi wanjye cyane, ku buryo iyo ndi mu rugo, kuko n'ubundi akazi kenshi umuntu asigaye agakorera kuri telefone. Iyo ntashye saa 2, saa 1, saa 3 muri amasaha atari ikintu kidasanzwe, ndagenda nkicara iwanjye, ibindi byose nkabikorera nkareba ripoti z'igihugu, nkatanga amabwiriza niba ari gutangwa, nkatanga inama. Ahasigaye nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ntabwo kugira ngo n'imyaka ngezemo ntinyemera no kujya mu bindi, ariko n'akazi n'inshingano nazo ntabwo zabinyemerera. So ni gym no mu rugo, ariko ngira n'inshuti nyinshi. Iyo mbonye akanya nsura inshuti tukaganira. Ariko ndwanya ikintu cyitwa stress, ndakirwanya cyane, kandi utakirwanyije n'akazi ntagashobora. Utarwanyije stress, kuko ibyo duhura nabyo byose ni stress. Kuva ubyutse telefone wakira ni ibibazo, kugeza wongeye kubona umwanya wo kujya kuryama. Utarwanyije stress no gukora siporo cyangwa uganira n'inshuti, ntabwo akazi wagashobora. Mutinda muri gym iyo mugezeyo mukora? Ndiruka, ndaterura ariko si cyane, ariko umwanya mwinshi nkora aerobic. Turabashimiye, murakoze cyane ikiganiro muhaye Umuseke. Murakoze cyane namwe, kandi turanabashimira natwe uburyo mudufasha, ari ukugeza ku baturage amakuru, ari kampeni dukora zo kurwanya ibyaha, tuba turi kumwe, kandi turabashimira cyane. Murakoze. Murakoze nawe.